Wajya ugenda wifuza kugenda ukweduka mu nzira ibyo babyita kwiyenza. ahubwo nzaba mvuga rero nanjye uzumvugiremo umva nkubwire ndakeka ahantu hose maze kuhakwereka ikintu cyose cyitwa akazi kose k'uru rugo uranyumva neza haba gukoropa mu nzu hanze muri tuwareti hehe ahantu hose uranyumva guteka mbese uzajya ubikora kandi iyo tubyuka wabirangije uranyumva neza ariko ubundi ubu twari tugiye gushaka umukozi w'iki ko mbona imirimo yose ubundi ariwe yari inategereje Bera ibi byose nzabikora mu rwego rwo kwihesha amahoro. Urumva ndabizi neza ko wowe na mu kazi wanjye mudakunda abantu bo mu muryango w'iwacu. ngo ntabwo tubakunda gute se ubona tutabakunda muri si ugushatse kuvuga iki Umva muradusuzugura cyane kumva mugakabya ariko muko ubwo niwibwire ko kuba twarabahaye umukobwa wacu twebwe twirengagije yuko twabahaye amaboko nta n'isoni nyine kenshi yarikunda. Urumva ashyira umuryango w'iwanyu imbere ariko icyo mutazi musaza wanjye namara gusobanukirwa urumva agahumuka azabereka sha. ese burya umva urakoze kwivamo utaramara kabiri ese burya waje ahangaha uje gusenyera mwere mama nicyo cyakuzanye ahangaha uretse ngo ubwire mukuru ubu ngubu ugiye kujya wabona ko ese ikuzimu ni hehe ntabwo wari uhazi ndakubwiye ngo uzatuma umva uzicuza icyatumye uza muri uru rugo uzifuza kwasohoka bitagishobotse gusa ayo magambo yose ni ay'iki koko? ni ay'iki bivuze ngo nyine ugiye kujya ujya mu matwi ya musaza wawe umwigisha uburyo agomba kujya ayobora urugo rwe ukagira ngo ariwe waramwubakiye nuko nta kintu yari yabona mu byo mukora. uravuze ngo ugiye kurimbura mukuru wanjye ngo uravuze ngo ugiye kurimbura mukuru wanjye sikuvuze abaganga baha rwose ntabwo umuntu bafite namba koko ntibampa imiti umwana wanjye yaza kuza akayishyura sinkomeze kubabara bigeze aha ariko se mana yanjye ubu mbwire mama ko umugore amafaranga yose yohereje iwabo kubera akavuyo ke yitwaje muri kubaka ubu se mubwire ko iki gikoma nkigure muri restaurant kubera ko mu rugo ntari kumubwira ngo nagitekega byumva ese nimbwira mama koko ubu niyo musubizo nyuma wo karwara cyane se mbimubwire cyangwa mwihorere mama aya nta kibazo mwana wanyizere ko nzaniye imiti wabyaye ntaribwa n'imbwa agira vuba rwose imiti ndayikeneye abaganga baha bandangaranye bikomeye haba umuntu bafite pe hanyuma imiti ngo ninzane amafaranga nizere ko uyizanye cyangwa uzanye amafaranga wabyaye ntaribwa n'imbwa ubuse kuko mana yanjye mama ndamusubiza ikintu nako nigenje ndavuga ko nta mafaranga n'igice cy'icumi kuko mfite ndadutobora ndagira ikintu mvuga ko mana yanjye mpereye ararenganya abaganga se arumva bamuha imiti kuko atishyuye noneho n'ikibazo
nta nubwo mituweli nayitanze kubera iki guhugirwa ku muryango wo kwa mama. Mwana we iyo miti sema iyo miti nywe Profesa kutamumia miti ngo nywe mama rero nabonye imiti bakwandikiye nsanga imiti bakwandikiye yose ngo hano ku bitaro ntayo bafite bambwiye ngo ndajya kuyigura muri farumasi rero urihangana ngiye kugenda nyizane ariko icyo nzi kuko byagenda kose urakira kuko Imana ntabwo yakemera ko nkubura kandi nkigukeneye. ariko mwana wa reka ndumva mu kanwa kanjye habaye nabi nta kintu ushaka igizayo mama rwose ihanganwa kuri iki gikoma rwose uzi ukuntu nkizanye ahubwo ni mutavuga ati ndebe ko hari ikintu wakoza mu kanwa. ubuze kunzanira amata uzaniye ibyo tindi by'ibikoma by'abantu igizayo ntabyo nshaka igizayo iza ndumva nimereye nabi rwose cyane adire mu kanwa kanjye hafatanye cyane igizayo. Ntabwo uzi ko iyo umuntu arwaye kuko ntanarye adakira vuba aho kugira ngo akire arahuhuka. uzanire iyo miti rero mama basi nkungurira amata urayanywa. uzanire iyo miti amata turabivugana. Mama reka ndebe ko nakihuta ndebe ko nagenda nkakuzana imiti rwose ndeke gutinda hano ntaza no gusanga wenda hari ikintu baye. ngayihute mwana wa utuzanire iyo miti yewe mwana umwanzi arapfa aragafata byaye ubu koko ntari kubaho gute koko. Mama ihangana urakira rwose ndabizi. maze mwana wa wibuke agasombe ndumva ngashaka kandi nikatinda gushya uzanye n'akapotaje byaba byiza kandamira. Mama ntacyo reka nihute ngenda sibyo kandi wihangana urakira. ngo ni joy nimba ari ibiki uzi ko ryaje ahangaha ritaje kwaka akazi nk'uko ryaje ribyitwaje. ntimushatse kumbwira ko hari ikindi cyamuzanye ngo iki ndakubwiye ngo aje kugutesha umutwe nta kindi. ese mama nkabibona numvishe na musaza we ntazi ukuntu ajagaraye arimo aranyaka amafaranga ngo nyina ararwaye kandi abizi neza ko iwacu natwe turi kubaka ntitumaze icyumweru cyose abakozi barahagaze se kubera kubura amafaranga. ngewe mfata amafaranga ngo nshyiriye nyina ngo ajye kwivuza iwacu bataranza kubaka. harya ubu twe n'ababyeyi tugira none se ke yuko ubukwe koko ararwaye cyangwa ari muri ikinira ntabwo sinzi cyangwa umugabo yakubeshye ngo ararwaye ariko se nahise afata amafaranga nyoherereza mama nawe nabizi miliyoni 2 yaramaze kumuhereza zose yarazikoresheje zirashira nanjye rero nahise nyamwoherereza icyumweru cyose amaze atubaka ni kirekire. rega birumvikana ntabwo ibikorwa byo mu rugo byahagarara ngo nibyo ngibyo. njye nafashe umwanzuro urese kandi amafaranga ye yarari kuri konti ye barayakoresheje hano mu rugo ni nayo yabanje kubakisha nanjye ndagenda njya kuri konti yanjye nkuraho amafaranga nyigane na nawe n'ayanjye nta n'ubwo ugomba kuyantegekaho urumva nanjye nyoherereza mama. ese ubuke ubu ngubu se wakoze amakosa njye ndi kumva ni igitekerezo ariko wari kubanza nyine ukavuzanya uko bukwe wenda ubundi ibindi nyine bikazaza nyuma. ariko umurwayi wo mu mutwe cyangwa ubwo nta soni ufite
nyende ko ngiye kwita ku yindi famiye iwacu mbona ari guseba. Hako uzi icyo Bibiliya ivuga? wapi Babigirwa n'iki? Iravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kandi ntabwo wajya gukunda mugenzi wawe utarabanza kwikunda. Utera uburezi arabwibanza. Urumva? aha nta kibazo nimba ari umwanzuro afashe muvandi urabizi nyine ndakumvira gusa nyine ibyo ngibyo ni ukuri ngiye ndumva atari byiza buriya ejo wasanga wibutse ibitereko washeshe Enda nawe ubwo rero ugiye kumfatanya n'iminsi cyangwa nawe umere nk'uriya muramukazi wanjye. ntabwo ariko nshaka kumera nkawe ahubwo se ko icyamuzanye aha ngaha ari ukujya mu matwi ya musaza we akamwumvisha buryo ki wita ku muryango wawe kuruta uw'umugabo wawe. Ubwo se ushatse kuvuga iki? ariko Kate icyo utumva ni iki koko ko nawe utangiye kwishakira ibimenyetso uri muri hamwe n'icyaha nimba ushobora gufata amafaranga ukajya kuyohereza mama nyine mu cyaro sibyo kandi nyine nyokoboko arwaye ari mu bitaro aryamye mbumva atari ikibazo. Kumbi ibyo nibyo byamuzanye umwana wereke. None se ko turi guhura nkabona uri kwiruka amasigamana mu by'ukuri habaye iki? umva kipe nukuri nako mbega urebye ni bya bibazo byo mu buzima busanzwe mbega ibibazo mfite ni nk'ibyo n'undi muntu wese yagira ntabwo ari ibintu bikaze cyane. Wa mugabo waretse kwihagararaho waretse kwihagararaho aha ntabwo bikaze cyane ibibazo bisanzwe twese turabigira uri kumva ariko wowe ikibazo ufite ntabwo ari igisanzwe. Okay hanyuma ariko ibyo tubyihorere hanyuma se amakuru ni meza tu amakuru ni meza hanyuma se umeze ute? nanjye ndaha nase kibe business yawe sigeze hehe? nta nubwo tuba duherukanye iminsi bibaye myinshi ariko nta birenze nta mutungo. amafaranga ndi kuyabona tu biri kugenda rwose tuvugana ku kwezi amafaranga make yandi kwinjiza nyine mbara nkaho nahombye n'ibihumbi 300. ese urakinjiza ku munsi ubwo ngubwo winjiza nk'ibihumbi 10 ku munsi kora rubibi tukabaye igiye gusevinga kuri konti cyane rwose ya mafaranga ndayabona nako narayabonye vaje kwa chevinga kabisa ni nabyiza gusa nyine burya ngaho umugabo aguye ngo nta muntu hanyura ngo bari gutera aho twatse kuko burya ngo nta wamenye ngo ari genga bari nkasa ariko no mwigani ya kera mfite rero akamushaka gusaba kandi rwose mubabereye n'umukanira sibyo n'umuvandimwe rwose ubufasha nshaka umufashe rwose mbega nizeye kutari uvuga wihuse ariko nyine mbwira ikibazo sasa rero ikibazo mfite ndashaka nyine kuguriza amafaranga umukecuru wanjye ararwaye ari mu bitaro amafaranga narayakoresheje nyine mu buryo nyine bwanjye nshiduka amafaranga yanshiranye ko nta mafaranga mfitera rwose umva mbabarira ntumpakanire pe ntumpakanire kuko nuko ngumva nyiri guhumekera hejuru nje nihuta mvuga ati ntandi mahitamo nk'umuvandimwe urantabara basi ndebe ko namugurira imiti dore bamwandikiye imiti ihagaze hafi 178. ariko uramfatiranye amafaranga nari mfite nyine mba nayajyanye mu zindi business rwose basi ndwanaho rwose basi urebe nk'undi muntu wayanguriza rwose naba ngiye kukubeshya nta mafaranga si koko ndabigenza kari we nari nizeye ubu ndakora iki koko? oya rebera ahandi umva bro ntabwo ubana nabi rwose ubana neza Dore nawe uri mu nshuti za mbere nibyo ariko nyine rebera ahandi none se mu gihe ngiye nta mafaranga mfite urumva wabigenza
shakira ahandi nyine urebe n'abandi bayafite nyine bagukemurira ikibazo. nta kundi reka nkomeze nshakishe wenda buriya nyine Imana ifite ukuntu ntibuze kubigenda. Oya genda ugerageze buriya ariko ntambone amafaranga yanjye nyakure mu mufuka nyaguhereza, ariko kuki mwumva ko umuntu yabakemurira ibibazo mwebwe mudashobora kubyikemurira?